Imana ndimo ngendana nayo. Wemera ko Yesu ari umwana w'Imana? Nibyo bigishije. Nibyo bigishije? Ubona ntabwo byemera? Ntabwo byemera. Yesu na Muhammad abo bose n'abantu tutanavuke no mu gihugu kimwe, ntakagombye kuba nita ku byabo. Ko mumeze neza nanone nongeye kugira amahirwe kuba naganira n'umuyobozi wanjye ndetse abwereza ikaze Prefet. Murakoze cyane. Nzajya bingora kuba nakubwira Prefet, nkavuga Refa, nkavuga Prefet Animateur, bizajya bigenda bingora. Ngiye kukwakira. Murakoze. Urabona ko twahindura location ngubu twibereye mu Bugoyi, twibereye Bugoyi. Nabonye abantu bari bagukumbuye. Nibyo ariko nanjye nabyakiriye cyane. Urumva ntago haburamo abagira ariko byanze bikunze bari bankumbuye. Ubu durukanye sifurire mu byabo babonye gute football yariye? Football nabonye ko mu by'ukuri ni cya cyizere gikeya navuze ko hari bigaragara ko abantu bagize hopeless. Bityo rero ntago biri mu mupira gusa cyangwa mu bundi buzima, ahubwo nabonye ko no mu mupira w'amaguru hari icyo cyizere gikeya, ari nacyo n'ubundi nasoje nsaba abaterankunga gushyiramo imbaraga. Ndavuga abakuru bacu, abo tungana, abanyeshuri bawe, ubushobozi bwose, cyane cyane nkangura abari mu mahanga bafite ubushobozi, ko ibo byanze bikunze haba ari ubushobozi bafite icyo bakora byanze bikunze. Duhuye ku munsi w'icyumweru, ntabwo mwajya mu gusenga? Urebye rero ku cyumweru, navuga ko icyumweru ntabwo nsenga tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere kwa buri mwaka. Kuri bonane? Kuri bonane. Kubera iki? Urabona ni nka insurance. Harebye niba abantu bagura ubwishingizi mu mezi 6 cyangwa bakagura ubwishingizi bw'umwaka, nanjye rero njya nsa naho ngura ubwishingizi, ko nayo ni imitekerereze, ko ntabwo turabona ibyo bintu ko bitwemeza yuko iyo tuba dusaba aba ari byo, ariko bitewe n'uko imitekerereze njye nashimye ko najya nsenga tariki ya mbere z'ukwa mbere, njya mu materaniro cyangwa se mu churches mu gihe bitandukanye en titre de loisir, nsa naho naruhutse ngira ngo njye nkuko najya kura umupira. Kujya mu rusengero ubona ko wajya mu loisir, gukora basket, kujya gufata douche, tukakaraba, n'ufite akenda kagize ukakambara, ni loisir. Nawundi imitekerereze, imyemeramana turimo turabigendana, ni nkaho nsa naho nasubiye ku mitekerereze y'abambere. Icyo mbonye cyose nubashye numva nagiha ububasha bukomeye cyane, numva ko ari Imana. Kubera iki ujya mu rusengero mufata gute? Bafata nk'aho loisir, ariko mu bijyanye n'ubukoroni hari abajyaho bitewe n'uko bamaze kurindagira cyangwa se bamaze kuyobwa, barayobye bamenya igaruriro. Ariko kuva mu 2008 njye mfata ishingiro ry'umutima wanjye kandi iryo torero cyangwa se kandi iryo dini nakabaye ngenderaho, cyo bita conscience. Ndakugaruka gatoya, muzehe Kazungu ari wo mubyeyi wawe, abibona gute ko nzi ko ari mwarimu mu bapende? Ntekereza ko utabibona nabi, kuko ndi mu bana n'ubundi bagendera muri gahunda, batuje, bakora iby'umutima nama cyangwa se iby'umuntu yashima. Ntekereza ko rero bura nubwo Revera Pasteur mwaka ushize nagiye kuri inauguration ye, yabonye Revera Pasteur, ariko arabizi ko imyemerere yanjye ntabwo ikakaye cyane. Abana banjye bajya mu rusengero rw'Abadiventiste bakanabwiriza, kuko ngomba kubafasha nkanabaherekeza. Bamwe baniga mu ishuri ry'Abadiventiste muri école privée, bityo rero ndabareka ngo nibagera ku myaka 18 nabo bazigire filozofi yabo, bamenye iby'amadini aho bishingiye. Hanyuma wowe ujye mu myumvire ya kera ko muvuga ko umwana wawe yajya mu rusengero n'urugemo? Bitewe n'uko mubujije byanze bikunze amatora ari cyo yadufashije kugira ngo menye ko ibyo bintu menye uburyo mbigendamo nuko nabibayemo. Mu 2008 rero naje guhindura style,
njya mu matorero yose kubo twakoranaga abarimu barabizi neza ko nakoraga icyo bita etude philosophique ubwo rero hari etude natangiriyeho ku byo bita urubyiruko discipline y'abanyeshuri ugendeye ku matorero baturukamo nari nabyise discipline des élèves vis-à-vis aux communautés des églises baturukamo ibyo rero ndangira nta conclusion ke byaba byiza kuyoborwa n'umutimanama kuruta kuyoborwa n'amatorero mbabwira yuko n'abana b'abagatulika ku barimo twabanaga icyo gihe barabizi ndeklara ko muri conclusion yanjye abana b'abagatulika aribo bitonda kuruta le monde protestant abadive abapentekote n'abandi bose impamvu yari iyihe nabo nuko bubaha icyo bita doctrine religieuse kwa kundi bazi ko ari padiri wubaha bagomba kubaha ugomba gutanga amabwiriza ibyo birabafasha no mu buzima busanzwe bakarushaho kwitonda no kwigengesera ne pas dire que ari abakristo cyangwa ari iki ari intoni ariko ya discipline bakura mu rusengero rwabo aba monde protestant rero hazamo ibyo bita influence de comportement n'imyitwarire yabo niba ari umukoliste aririmba muri korale akaba afite ijwi ryiza bafite uburyo bamukunda bamwemera arahindura na démarche n'ingendo agakobwa iki arahindura démarche niba ari mu ba adventiste ukaba uri umwarimu umukuru w'umutwe ku ishuri ryo kwisabato ari umwana wigisha nimuhura kuwa mbere ukamubwira ariko ukamutera nk'ingwa ararakara kuko aragira complex ati umuntu ari kuntera ingwa cyangwa se ari kumfukamisha kandi muri gikomeye mu rusengero aziko nanjye ndi umuyobozi w'umutwe muhamagara mu mitwe ibyo rero biraza bikainfluensa cya kintu cy'abanyeshuri iyo complexe d'espérité kumva ko ntago yamfukamisha ko n'undi ikindi bahuramo batambaye uniforme ugasanga bigize udukumi abandi bigize abasore bakomeye akumva ko byanze bikunze rero nyuma y'iri shuri hari ahandi muhurira ko mugomba kuba mwakabaye mungana ibyo rero biramu influensa bigatuma agira manque de discipline cyangwa du respect ku bantu runaka atari kubera ari we ahubwo ari biza inconsciemment bitewe na bwa buryo n'ubundi amenyereye mu itorero ibyo rero nkabona soje mvuga yuko abana b'agatulika nibo bitonda ariko nyuma yaho nazungurutse amatorero nza gusanga ko byaba byiza ndebye n'imyifatire urabyibuka imyaka y'2010 ibibazo byabaga mu nkanda kenshi abakuru amatorero baga babirimo ba president ukumva ngo bayobora ku murambi ngo bayobora hehe ari abakuru amatorero mukiziba ahantu hose yafase why kubera iki abakuru amatorero baba influence ku isabato ko nafashe biriya nuna afite iduka akaba ataguha isukari ideni oya none niyo wabuze kugura isabato yatangiye ngo yanga isabato yatangiye kandi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu yari yiriwe biri worse ibintu bibi cyane mvuga yuko byaba byiza kuyoborwa n'umutimanama kurusha kuyoborwa aho kugira ngo uyoborwe n'amatorero. Urakoze cyane prefe, iyo niyo conclusion yanjye. Uri umubyeyi ugize umwana udasenga wabifata gute? Ngize umwana udasenga agenda ku burere bwo mu rugo njye ntacyo bintwaye. Amategeko yawe gusenga ni imyemerere, oya amategeko ntabwo bishaka byo gusenga. Gusenga ni imyemerere kandi igihe kino kura kino tuzi ko Imana tugendana nayo. Ahubwo rimwe na rimwe usanga abantu bikontrodiza, bazi ko Imana tugendana nayo ibana natwe. Woro kumva ko uri bujyara ari ubona Imana ntago ari byo. Wemera ko urugo rwiza n'itorero. Yego. Wakabaye utanga discipline, umwana akagenda ku burere bwo mu rugo aho kwitwaza ko azuba pasteur namubonaga akagenda yunamye, cyangwa se kandi n'abagore birahari aho usanga abagore bubaha pasteur cyangwa bakura amatorero buta abagabo babo. Yego. Urumva rero ni cya kintu cyo kuteberwa n'umutima nama ahubwo uyoborwa n'ibintu by'amatorero. Kuri kano kantu bavuga ko abadivantiste bari bashobora kuba bari bo banga agasembo ariko kuva mu gaturika, bavuze ko abanyeshuri waje gusanga muri research wakoze usanze ko abagaturika aribo bitonda kandi tugasanga ko abagaturika bo agasembo barakemera ko abadivantiste bakemera. Ubihuza gute?
byose ni amanyanga kuko ubundi aho agasembuye biva muri temperance nkanjye ubu ngubu nubwo ntacyo nahinduye wigeze ubona nambara pocket se kuva muri iyo myizerere kuva mu 2008 cyangwa se hari aho wasanze mu kabari nasinze no ni temperance niyo mbonye umuntu ari kunywa by'ubusazi urumva mbona ko yabuze temperance kubundi wagombye ufata kuri ka whisky nk'ubu ngubu ikibazo cy'amatsiko wowe uragafata byose niba mu mwanya wabyo cyangwa mu gihe runaka ko ushobora kuba ziri no mu rugo harangiza n'umwaka cyangwa amezi angahe ndafasheho ariko nyine ku bantu bakuzi bazi ko izo gisho tugeze uziko cyo gukora ariko ngiye ku matsiko ugakoraho mbikoraho kwa ko niyo temperance yanjye nkwa Guinness Coca akenshi urukungurira ngo hari imiti batubabare kabisa bona nubwo nyiteguye ako nakabije naho narenza amacupa abiri iyo akaba ari temperance yanjye ngendana najya mu Buraya najya muri Amerika najya muri Afrika najya muri Aziya aho uragera hose kuko ngendana n'umutima nama wanjye ntabwo mba nawe usize ngarutse ku ari foto nigeze mbona naje gukora research yanjye nanjye nsanga ko ari amahirwe wagize kuba wakora mu biganza bya nyakubahwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame uriyumva gute kuba izo ntoki zawe zarakoze mu biganza bye okay urakoze cyane gukora mu kiganza cya nyakubahwa perezida Paul Kagame byari by'agaciro mwahuriye hundi nari nabiharaniye warakomase ikindi ahubwo abanyamakuru sinzi impamvu batananshatse nakabaye ndi muri barashize muri Guinness de Record ko ni ngewe muturage wo hasi umuntu uciriritse aya muri Amerika naguciriritse wamukuru mfite muri Amerika naguciriritse ariko ntago muri protocol ari nari ndi hasi cyane wabaye nka Zakayo ugiye gushaka Yesu voilà nani gutyo byagenze muri makuru ya Zakayo tutasoma muri bira kandi ni ibintu bibiri nyine uvuze ko wowe biharaniye yes narabiharaniye byagenze gute nabwiye n'abantu experience hari kuri 24 kwezi kwa 9 2016 hari icyo bita Rwanda Day iri bubere muri San Francisco bityo rero turitegura dukatisha amatike nari mfite umufriend wanjye bita Faustin Rusine inshuti yanjye kuva kera turaziranye hano ku mazi twiganye kuri Centre de Jeunes ari imbere yanjye nari ndi kumwe n'abandi twaturukanye muri state yacu bita Colorado yego mbabwira ko ndebya bisanzwe ubwo nkunda gutebya bati rero ndage bikunda His Excellency ndamukunda atukanda ndamukunda ndamwubaha kuba naje ntabwo ndi tikanye nagira ufubusa nkunda yanjye ntabwo nkunda kujyana ibintu byose nkabira ibintu byo gutega ngo ngiye kureba ngo umuhanzi James Singo ngari ku The Ben Meddy nyuma yo tutaye ayo nakabanya nahaye umuntu akarya akazanyibuka ariko ibindi ibyanjye rero ndabibara cyane Perezida yaraje muri Perezida yaraje ndabatera ndababwira mwavandimwe mwe ndamukora mu kiganza baraseka ngogenda ngabanyemikino batuke sava amahirwe rero nagize twabanje icyo bita culture ibintu by'umuco His Excellency abatari yakandagira muri salle ubwo ako madamu we ndetse n'indi protocole yindi babahageze ubwo saa 12 za California ubwo dufata break kugira ngo tugaruke muri mood no tugaruke nyuma y'ikiruhuko twakira nyakubahwa perezida wa Repubulika ari buze gutanga n'ikiganiro cyangwa se n'ijambo rye mu gihe rero abandi bagiye muri ka break ngewe umutima wakomeje gutekereza aho perezida ari buturuke umuryango amaso yawe ari ku muryango abandi bararangaye gutya ngiye kwa ko nakomeje gutegereza mba n'umutekano we baraho mbona turutse mu muryango tutatekerezaga nge ntera intambwe yego nambaga ko tiko biri kose umutekano bagize kose n'igihugu gikunda kabisa urumva nambaye made in Rwanda kuba nakwambara flag y'u Rwanda rero ni ibintu bijyanye nyine nakugaje ndagikunda ikindi kandi nubundi umunyamerika mfite n'ubwene bw'u Rwanda ni ibintu boroshye cyane urabwaka ukabubona nyuma y'urugendo rwose aho twambutse imigezi tukagera aho tugera ubu ngubu usigaye ufite uburenganzira bwo kuhafata ubwene bw'igihugu burenze ubumwe ibyo rero araje muri muryango ndashimira protokole ye ntabwo banyikanze manza nshobora kuba niteguye neza ubwo mwikiganza muganira
namuganije nk'amasegonda makeya mushimira mubwira ibyo mukunda icyo gihe urumva nawe protocole abatipe bose baraje muvandimwe nawe ngo nafotore amafoto nayakwereka ntabwo yafotoye amafoto meza kuko ntabwo ari kubyibaza ikintu wicuza cyangwa ubuzima bwawe kuba atarafotowe neza abandi rero baraza tugeraho babonye mpagaze hamwe naho n'abandi baza ndetse na nyakubahwa Matilda son excellence her excellence ni umudamu witwa Matilda niwe ugomba kumwakira muri sale ubwo baramwakiriye bati musubire mu myanya araza afata amafoto nyuma nibwo nabwo nako nabivuze ati Matilda mwe mugiye gatoya babwira babicaye turaza gufata indi foto na nyuma ariko ntabwo ajya abeshya his excellence na nyuma yaho twamwe bafashe amafoto ariko ngewe nkanjye waramukoze mu kiganza bwa mbere y'abandi bose aho banyako utekereza bose ni ngewe niba bafite record bazajemo rwose ariko ni ngewe wamukoze mu kiganza bwa mbere bityo rero narabati uratashe urakaraba narakarabye of course ariko wenda barabavuga ngo ntabwo bakarabye ni urwenya ariko nakomeje gutekereza ko n'umuntu wubashwe cyane utinyitse mu maso nabiboneyemo amahirwe aho kuva icyo gihe nta bibazo ndagira wenda asanga arashizeho n'amahirwe gusa amatariki ngenderaho ari fonde ariko itariki navutse ubundi turayihuje ako nta kandi byiza kuba duhuje karature ako nta kandi kuko amatariki nyayo navutseho atari mu byangombwa turayahuje atari mu byangombwa kuri 23 z'ukwakira ubwo horagiye nawe ugiye gufata ubwenegihugu bwa Amerika uravuga ati mwishira ya matariki ntacyo nahinduye ngewe ntacyo wahinduye n'izina rya papa barigize first name ntacyo nigeze mpindura ndi kwikora application nawe ati bitazankereza icyo nyine ni passport tugaruke mu buzima bwa hariya kuri Karagasi ngunda kwita ko Karagasi tubamo wageze nk'inshuro ebyiri ubuzima wabubonye gute nyuma kuva ku kibuga urubyiruko warubonye gute urubyiruko urebye nguru ruritonze ariko ubwo bwitonzi gushaka ngo menye impamvu yabyo byanze bikunze bigaragara ko hari ukuntu isi iri kumuvinga abantu urebye uko bitonze ushaka gusanga n'ahandi ariko bitonze rero ntabwo nkunda kubireba mu ndorerwamo y'abantu bahatuye kuko ubuzima buriya ku isi nubwo haba hari busumbana ariko ubuzima busa n'aho ari bumwe twese turavuka tugakura tugapfa wa wundi wariye neza agakoresha ubwiherero na wa wundi wariye nabi agakoresha ubwiherero wa wundi waburaye aje akazarya ukabona mwari uwo munsi mwese muhagaze kimwe ubu tureba kuri kamera twese turabona tumeze kimwe kandi uri kuwita ku gasi kandi ari humwe turi bazima rero turi bazima ikindi cy'ibanze gikomeye ni kwihangana no kumanaginga situation iyo ari yo yose umuntu arimo iki gihugu ni igihugu gikomeye cyane abantu bakwigira amateka uzareba umuntu warokotse jenoside yakorewe abatutsi ari gutanga ubuhamya yuko yanywaga amaraso yanywaga ibiziba mu mezi angahe 3 yose yihishe ariko kuri kamera arakeye Imana yagize ikihindura umuntu wese rero aba afite ubuzima umurongo w'ubuzima ibyo rero tugomba kubana nabyo tukiga kwitonda no kumanaginga situation iyo ari yose ugezemo niryo banga yego nibyo urakuriye uhabereye umuyobozi experience mugiye ko kuba warakoze mu biganza byanjye kuba ari ibintu waharariye nabyo kandi ndamukunda n'abatamukunda n'ibindi nkunda kureba ibyanjye ewe yanafite turamukunda kuri ikiganiro nivuga ko dufite amahirwe kuba twarahungiye mu gihugu cyiza kandi bitanga n'amahirwe cyane rwose ni benshi bari hari Kigali bari mu mirimo ni benshi bari gukina business shimira abasore bakabonye bari banantumiye babizi cyane ariko bari bagize umutima wo kuntumira ngo tuganire ndabashimiye cyane bari kwiyumva byanze bikunze niba twumva yego
ku matorero ni iyihe nama se cyangwa se kuvuga butumwa mu matorero byo watubwiye ko uri wa wundi ukanagira mu rusengero ntabwo bikozwe navuze ko ukanagira njya mu rusengero navuze ko njya mu rusengero antitre de loisir mu gihe nabonye akanya ntabwo njya mu rusengero ngiye gushaka imana imana yawe muhura hewe imana indimo imana indimo ngendana nayo wemera ko Yesu ari umwana w'Imana nibyo bigishije wowe ntabwo ubyemera ntabwo mbyemera wowe Yesu na Muhamadi abo bose ni abantu tutanavuke no mu gihugu kimwe ntakagombye kuba nita ku byabo kuko birababaje cyane kumva aribyo abantu barindagiza abandi ubu ngubu Isirayeli irindwa na Mossad ubutasi bwabo n'intwaro za kirimbuzi aho ugasanga umuntu wo mu Kagarama ari gucurira avuga ati arinzwe n'Imana ya Isirayeli kubera iki se Isirayeli yo abanyesirayeli barinzwe na Mossad bakarindwa n'intwaro za kirimbuzi n'ubuhangange bwabo bw'isirikare urumva rero ibintu by'amadini ndakubaza cyangwa uzambarize uri umunyamakuru nyuma y'uko mission y'abamisiyonere igeze ahangaha mu gihe cy'ubukoroni nyuma yaho hari imana bari batubwira itandukanye niyo twizeraga ahubwo turi abana hari umuntu akunda kubwiriza ubutumwa ati Yesu araje niba mwibuka wasanga nayo initeke yamusha ko mwariganye umuvuga ubutumwa mwitwa Kagaju ni inshuti yanjye cyane yamaye n'inka n'umuryango buriya ugira faiblesse utwebwe aricyo bita kuba umugabo umugabo rero ntabwo uri kubibona uhagaze wambaye ipantaro gusa bigomba kuba biri no mu maraso no mu miterere urumva bino bintu by'ubona ngo abagore ngo basigaye bagira ijambo nta rugo ruba rutekanye umugore agira ijambo ni ukuborosa gutyo gusa kuko umugabo aba yarababaye masculinity icyo ari cyo kumva nyine ufite ubwo bugabo ku buryo ureba umwana niyo miterere yacu nibyo byagombye kuba bituranga aho ugasanga ko nakubwiye ko ibintu by'iyobokamana byajemo politike na ya Bibiliya ivuga kuri masculinity ikayemfasayizingaho usanga babijya kure ahubwo bagenda kuri ya politike wenda y'igihugu kigezeho niba ari muri Amerika ukagenda kuri politike y'uburinganire bwa Amerika kandi ngo kwitwaza Bibiliya ibyo byose ariko twibuke ko na Bibiliya nuyisoma neza isezerano rya kera ryose ni amateka y'Isirayeli ibyo ushaka kumbwira ni ibi bashaka ngo twige amateka yabo gusa inyuma y'isezerano rya kera isezerano rishya uwo mugabo w'umuyahudi bavuze ngo Yesu abiwabo ntibamwemeye ariko baje kutwebwa nitwe twiyo tumubyina surumva ibyo bintu ubwo kuri wowe ije nakubajije ntabwo wapfukamira umuntu ntabwo nshobora ntabwo bibaho ahubwo n'umukurambere anyumve wo naba nemera yabimpanira gupfukama wabivuga umuntu tuya n'umuyobokamana nta n'ubwo wanapfukama no mu rusengero ako niba ko watandukira cyangwa se kuba waje kumenya ko ndacyagenda mu badive uracyari umudivantiste wazire yanjye nyikora mu badive ibintu by'ibirundo ariko ngiye n'ahandi handi nagira ibintu ukomeje ku bintu by'ibirundo bibona gute ni urugero rwiza rw'ibyo nakubwiraga nyine iyo business nyine aho urabwira umukecuru umuntu azana ibirundo ntuze hakora nta hantu na hamwe ni impunzi tureke iby'impunzi n'umuturage wundi udafite akazi utarahinze hari ibyo yarunze uramwaka iby'ibirundo gute ahubwo amatora ari gukora ibyaha bikomeye muri haramutse nk'abacamanza cyangwa se abanyamategeko bakomeye barega amatora ko ni ugusahura rubanda niyo mesaje ngo ikindi byari nakubwiye byatora ryagiye n'umutimanama urumva byatorero nakubwiye ry'umutimanama nta mutimanama ugihara uwawe ufite umutimanama ntiwasaba umuntu utazi icyo yinjiza ngo nazane ibirundo ubwo umutimanama warangiritse nta bantu tugifite reba muri kamera neza ndaza kubikatinga nta kibazo ku matorero wari utubwiye ko nta mutimanama ukihaba urebye ntabwo mvuga ko nta mutimanama ugihari ariko abantu
batekereza neza cyangwa bashire muri logique bamenye ibyo bakora nubwo bakora business bagombye kubikora n'impuhwe n'imbabazi n'urukoze umuntu utagira icyo yinjiza ngo umutima ngo nazana ibirundo reka nkubaze abadive duhere kuri kayi iwacu iyo tuvuga iwacu ntabwo twakuriye hari igihe bafataga umuceri bakaba mbere mu ntara mu gutanga 1/10 sibyo ariko amafaranga nta wigeze wiba ku ishuri nirifasha abana b'imfubyi yego ngo bavuga ati okay kubera ko mwatanze amafaranga menshi muri union muri reka twubake urusengero cyangwa se ikindi kizabifasha abantu bana ikindi ugasanga hari mu badivandiste ho hari ibyo bita ishuri ryo kwisabato ishuri rya isabato 13 bagira ikibara nkuru muri conclusion y'icyo amakuru k'iminyamakuru aya maturo y'ikizafasha azajya kubaka ngo muri Amerika y'Amajyaruguru kandi abana babuze minerval bose ibyo ndi kuvuga utari kumva ni muri commentaire bazabishyiraho bambwiraho ntawe nigeze ntandukira by'isabato byinzi kari ibintu biri aho ngaho gusa oya nanjye nakibazaga cyo uvuga ati amaturo y'ishuri ryo kwisabato azayufasha mu rusengero uwinde barakennye ariko bageze kuri Amerika ho ngira akabazo mu bindi hari abantu bakennye gusumbya twebwe ariko kuva ngo Amerika iri ni leta mbere ifandinga amatorero none bategereje amaturo yo mu Kiziba ya Kigeme Mahama ariyo gufasha cyangwa ngo tugiye kubaka universite kagira ngo umwana ntabwo ndi kurwanya sindi kubicira n'isoko ariko nandi kubakangura mu itorero ryanje kureberwa n'umutima nama gukora ikintu cyose umutima abati kino kintu umutima nama aza kubikubaza with paying attention itorero ryanje rero nibyo bakangurira kurijamo ntabwo muzaza guterana ahubwo uzirebe uvuge ko ugomba kuyoborwa n'umutima nama niyoborwa n'umutima nama aho uzaba uri hose uri kumwe n'umutima nama wawe uzakubwira ati wikora ikibi kuko ukoze ikibi cyakugiraho ingaruka umutima wawe urakubabaza uretse ndagushimiye ninjye washimiye akakunda kuvuga ngo ninjye washimiye ibyo biva he akantu nagakunze ni ikinyabupfura gisanzwe kuko mpa agaciro kandi iyo umuntu atanga agaciro ariko agafite ntawe utanga icyo adafite nanjye ndagushimiye ku mutima wanjye ndetse n'abakunzi ba Rise from Kiziba uramuye bro wacu YouTube channel baramye nzagushimire ko ari umusanzu waduhaye ikindi nanjye nabashimira mwamfashe neza muri no biruhuko nkarangamirije ku matelefone nsigaje icyumweru kimwe ngafata umuryango wanjye ngasubiza aho ducumbitse aho twishyura imisoro ubundi tuzagaruka mu minsi iri imbere ndakeka ntazarenza amezi agera muri 6 ko hari ubukwe nzaza gutaha inanga Imana nibidushoboza ya Mana dusenga ikintu kiri hejuru tutazi cyangwa hasi mu butaka duha ubushobozi cyo twita Imana murakoze cyane